Nkunda Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya kane mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka A. Urugendo rwacu rurarimbanyije, turongojwe imbere na Roho Mutagatifu, wa mushyitsi muhire udutuyemo, utuma koko tubasha kugenda mu ijambo ry'Imana kandi tukarihuza n'ubuzima bwacu. Iki cyumweru rero turabona Yezu atubwira, atwigisha hamwe n'abari bamukikije kuri uriya musozi muri Galileya, aho yabigishaga ababwira uburyo nyabwo umuntu yakoresha kugira ngo abe mu buzima bwa gikristu, abe mu buzima bwo gukurikira Yezu. Iyo style ntabwo ari style y'amapantaro acitse, ahubwo ni style twebwe twita les béatitudes. Les béatitudes, umunezero Imana idushakaho, kuko ntabwo tuzishima twageze mu ijuru gusa muri paradizo, ahubwo Imana umubyeyi wacu ishaka ko twishima bihereye hano ku isi, muri ubu buzima bwo ku isi. Yezu rero yazamutse umusozi yigisha rubanda n'intumwa ze, agira ati: hahirwa abakene ku mutima, kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Hahirwa abiyoroshya, kuko bazatunga isi h'umurage. Hahirwa abababaye, kuko bazahozwa. Hahirwa abasonzeye ubutungane, bakabugirira inyota, kuko bazahazwa. Hahirwa abagira impuhwe, kuko bazazigirirwa. Hahirwa abakene ku mutima, kuko bazabona Imana. Hahirwa abatera amahoro, kuko bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abatotezwa bazira ubutungane, kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Murahirwa niba batuka, bakabatoteza, bakanababeshyera ku buryo bwose ari jye babahora. Nimwishime munezerwe, kuko ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru. Nahisemo rero bavandimwe kubasomera iyi vanjiri, kuko ikubiyemo inama shingiro umukristo wese yakubakiraho ubuzima bwe, niba koko ashaka kubaho mu byishimo muri iyi si, ndetse ibyo byishimo bikazasendera mu ijuru. Ariko muri izi nama zose Yezu yatubwiye, nashatse guhitamo imwe gusa kugira ngo tuyisangire kandi tuyisabire isi yose yugarijwe n'intambara. Hahirwa abatera amahoro, kuko bazitwa abana b'Imana. Mu Burayi, muri Ukraine no mu bindi bihugu byinshi byo mu isi, cyane cyane muri Afurika, intambara ziratwugarije. Kubona abantu bikoreye akarago bahunga rwose ni ibintu bibabaza. Igihe abantu bababaye bikoreye akarago, abandi bakanezezwa no kuvuga amagambo menshi ya kidiplomasiya, nkaho ntacyo akababaro k'abantu kabatwaye. Ariko rwose twese duhurize imbaraga za gikristu hamwe, dusabe iyi mpano yo guharanira amahoro. Hahirwa abatera amahoro, kuko bazitwa abana b'Imana. Iyi batisimu yatugize abana b'Imana, ariko iyo tuhuriye muri uriya mugambi wo gutera amahoro, turengera kuko tukaba byimazeyo abana b'Imana. Kuko umuntu ucura intambara, umuntu utera akaduruvayo mu bandi, ntabwo ari umwana w'Imana, aba yaramaze kwihakana Imana ye. Maze rero bavandimwe, dukora ibishoboka byose kugira ngo buri wese atere amahoro ahari. Rwose dusaba Imana iha imbaraga abatuyobora kugira ngo mu mvugo zabo za kidiplomasiya babashe guharanira amahoro, kandi ntawagera ku mahoro nyayo nta kintu yigomwe. Ariko wigomwa bike, hanyuma cyane cyane ubwirasi bw'abantu, ukabasha kuronka byinshi kurushaho, kuko amahoro uyafite aba afite ubukungu bukomeye, kandi ufite amahoro abasha no gutera imbere. Tubisabirane rero, buri wese agerageze kuba umuntu utera amahoro mu muryango iwabo. Buri wese abashe kuba umuntu utera amahoro mu gihugu atuyemo, ahakora. Twese tube abatera amahoro, bityo tuzagira ibyishimo byo kuba abana b'Imana, kandi n'ibyishimo tuzatangirira hano ku isi, kuko Imana yacu ntabwo izategereza ko twakwishima tugeze mu ijuru, ahubwo ibyishimo byacu tubitangirira hano ku isi, buri wese akurikiza nyine
agerageza gukurikiza lo style za beatitude twabonye. Bavandimwe rero, tuba batera amahoro, abatera amahoro, kugira ngo twitwe koko abana b'Imana. Kandi nitwitwa abana b'Imana, tuzaba koko n'abavandimwe mu buryo buhamye, kuko ivanjiri ya Yezu Kristu itugira abavandimwe ku buryo bwuzuye, kuko twese tuba twisanga mu mubyeyi wacu rukumbi, Imana Data iri mu ijuru, natwe tukaba abavandimwe buzuye muri Yezu Kristu watsinze kubera twebwe. Maze rero nk'uko bisanzwe, mugende murebe ivanjiri uyu munsi, nayibasomeye mwayumvise, nuko yanditswe na Matayo ku mutwe wa 5 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 12. Imana ishobora byose nibaho umugisha kandi barinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza twese, buri wese ku giti cye agerageza gutera